Yes, tubahaye ikaze mwe mukomeje kugenda mukurikirana Fisherman, abantu mwese dukurikira kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Reka tubifurize ibihe byiza ari abakoze subscribe, ariko wowe utarakora subscribe reka tukubwira ngo kora subscribe ndetse unabe wa sharinga kugira ngo igihe dukoze ibiganiro ujye ubona notification aho ngaho. Reka tukubwira ngo ibihe byiza kuri wowe rero ukomeze kugubwa neza ndetse ube wanaryoherwa n'iki kiganiro tugiye kukugezaho. Ahangaha hari ibintu bitanu tugiye kuvuga bishobora gukora kugira ngo uwo mwashakanye abe yakwiyumvamo, cyangwa se urushako rwawe rube rwakwiyumvamo, cyangwa se umugore wawe abe yagukunda. Ahangaha reka tuzamuke n'ikintu cya mbere. Ahangaha harimo kuba wamurinda inzara. Burya iyo umuntu umumenyeye igifu cyangwa se umuhaye ibyo gushyira mu gifu, aho ngaho rwose uba ukoze umuti, kuko ngo biri mu bintu bishobora gutuma, kubera ko iyo unaniwe kuba wamushakira ibyo kurya abona ko yakwibesheho, ko atari wowe yarakwiriye kuba yashakana nawe, akavuga ko yaba yaribeshe ndetse atari wowe umukwiriye, kubera ko burya igituma umuntu yitwa umugabo nuko iki kibazo cya mbere aba agomba kugikemura. Reka tuzamuke rero n'indi ngingo ya kabiri. Ahangaha harimo kumuha umwanya biri mu bintu bishobora gutuma akwiyumvamo, kubera ko burya uzarebe no mu bushuti busanzwe, iyo umuntu umuganirije ikibazo cyawe ukabona guteza amatwi, bituma urushaho kuba waruhuka ukumva umeze neza. Ahangaha rero ku ngingo ya kabiri harimo kumuha umwanya biri mu bintu bishobora gutuma akwiyumvamo, kubera ko iyo akubwiye ikibazo cyangwa se iyo ari kubona uri kumuba hafi, biri mu bintu bishobora kuba byamwubaka rwose, akaza kuba yakwiyumvamo, kubera ko iyo ari gutaka akabona uwo atakira, ibyo ngibyo biramufasha. Reka tuzamuke ku ngingo ya gatatu. harimo kumva ibitekerezo bye. Kumva ibitekerezo bye rero biramufasha cyane, kubera ko burya iyo umuntu uri kumva ibitekerezo bye, bigaragara ko abagore bakunda kuba bategwa amatwi, cyangwa se kuba wabategera amatwi bakabasha kuba bakumva. Ibyo biri mu bintu bakunda cyane cyane kurusha ibindi, kabone n'ubwo ushobora kumutega amatwi ndetse ukaba wanamugira n'inama muri ibyo bihe aba arimo, ariko icya mbere kuba wamuteze amatwi. Kumutega amatwi rero biri mu bintu bishobora gutuma urugo rwawe ruba rwabonekamo amahoro, cyangwa se uwo mwashakanye aba yakwishimira. Reka tuzamuke n'ingingo ya kane. Ingingo ya kane rero harimo kuba kumuha uburenganzira. Burya umugore uba ugomba kumuha uburenganzira mu rugo busesuye, kugira ngo abashe kuba yakwishimira urwo rugo arimo. Harimo kumuha uburenganzira bwo kuba yasura umuryango w'iwabo, cyangwa se w'umuryango w'aho akomoka. Harimo abavandimwe be ndetse n'ababyeyi be, kubera ko ibyo biri mu bintu abagore bakunda cyane, ndetse ushobora kuba utareba neza mukaba mwanabipfa kuba gusura umuryango akomokamo. Icyo kiri mu bintu bya mbere biba bigomba kuba byakurikizwa, cyangwa se ugomba kuba wakwitaho. Ese muri ibi turi kugenda dusobanura harimo icyo utari wakujuje neza, cyangwa se utakoraga neza, kugira ngo uze kuba wagikosora, kubera ko muri ibi bihe ingo zigenda zisenywa n'utuntu tugiye dutandukanye, ariko byinshi cyane biboneka muri izi ngingo twavuze. Aho ngaho twari turi ku ngingo
ya kane yo kumuha uburenganzira bwo gusura umuryango wo akomokamo cyangwa se gusura inshuti n'abavandimwe. Aha ngaha rero tubonereho no kuba aba agomba uburenganzira ku mitungo mufatanyije cyangwa se ku mitungo muhuriyeho aho ngaho mu rugo. Burya bimufungura mu mutwe no mu gihe udahari akaba yagira icyo agufasha, kubera ko nuza kumwima uburenganzira azakora ibintu byinshi mu burakari. Aha ngaha reka tuzamuke n'ingingo ya gatanu. Ingingo ya gatanu iravuga ngo kumwibutsa uburyo mwahuyemo. Ubwo aho ngaho ni ukumwibutsa uburyo mwamenyanyemo cyangwa se uko urukundo rwanyu rwatangiye, ukabimwibutsa. Ibyo bimufasha kumenya ko ukizirikana rwa rukundo rwawe nawe. Ibyo bimufasha kumenya ko ukizirikana rwa rukundo rwawe nawe, ndetse ko unamuha n'agaciro kanini, unamuha n'agaciro kanini kubera ko ukibuka icyabahujije. Aho ngaho niho hari umusingi wo kuba urugo rwanyu rwakomeza kurangwa n'urukundo, kubera ko agenda yibuka utuntu n'utundi cyangwa se uburyo mwahuye, uburyo mwasohokanye, ibyo mwaganiriye, ndetse n'uburyo urukundo rwanyu rwari rumeze. Ibyo bikamutera kongera kugaruka muri ya mudu yo kuba yakongera kugukunda. Aha ngaha yari ku ngingo ya gatanu. Reka tugere ku ngingo ya gatandatu. Ingingo ya gatandatu iravuga ngo kutamubwira nabi. Kutamubwira nabi rero biri mu ngingo ya gatandatu. Aha ngaha burya umuntu mwashakanye ntabwo gukemura ikibazo cyo wagiranye nawe ntabwo ari uko uza umusuka inabi, kubera ko burya ntawe udakosa ndetse nta n'utakosora amakosa aba yakoze. Aha ngaha burya harimo ko iyo ubwiye umugore ko atagira ubwenge, akoresha uko ashoboye kugira ngo agire ubwenge, akugaragarize ko afite ubwenge. Aho ngaho niho akora amakosa yarazi ko kuko ari kugukorera ibintu byiza, kubera ko wowe wamaze kumugaragariza ko ntacyo amaze cyangwa se ntacyo yashobora gukora acitekerereje, bigatuma rero ashobora gukora n'ibyasesagura umutungo w'urugo kugira ngo akugaragarize ko nawe afite ubwenge. Aha ngaha harimo kuba adashobora kuba yakwereka imbaraga afite, kubera ko wamubwiye ko atagira ubwenge, abitekereza akavuga ati koko ntago namwereka ibyanjye, cyangwa se ntago uyu mushahara wanjye sinawumwereka kubera ko na n'ubundi yambwiye ko ntafite ubwenge. Burya nk'umweretse byagaragara ko nta bwenge ngira. Aha harimo kuba ushobora kugerageza kuba wamucyaha witonze, cyangwa se wamwereka ikosa mu buryo witonze utujije, ukamuhamagara cyangwa se muri mu ruganiriro ukaza kuba wamuganiza, ukamwereka ko ikosa yakoze atari byiza kuba yaguye mu ikosa, wenda ntanarisabire n'imbabazi. Aho ngaho ukaza kuba mwabiganiraho mwembi, mukaza kuba mwabikemura, aho kugira ngo utangire ube wasa n'uri kumwandagaza ndetse haveho n'intonganya ndende. Aha ngaha rero hariho kuri iyi ngingo ya gatandatu hariho kuba wamubikira ibanga, cyangwa se kumenya kubika ibanga ry'urugo. Wowe mugabo uri kutwumva udukurikiye, reka tukubwira ngo kubika ibanga ry'urugo burya ni umusingi wo kugira ngo urwo rugo rukomeze rukomere, ndetse cyangwa se rukomeze ruzamuke, urukundo rukomeze rwogere aho ngaho mu rugo. Reka tukubwira ngo urugo ni ijuru ritoya, cyangwa se barugereranyije n'ijuru ritoya, kubera ko mbere na mbere Imana yaremye Adamu, irangije iramubwira iti reka nkuremere umufasha. Rero ntabwo yari kumuremera umufasha utagira ubwenge, ahubwo yamuremeye umufasha
umukwiriye. Nawe rero uwo nguwo muri kumwe niwe ugukwiriye, kandi burya mufatanyije mwagera kuri byinshi. Reka tubabwira ngo ibihe byiza kuri mwebwe, mukomeze kugenda muryoherwa n'ibiganiro bya Eric biboneka kuri Fisherman cyangwa se kuri uyu muyoboro wa Fisherman. Ariko nyaboneka wowe utarakora subscribe, reka tukubwire ngo kora subscribe, share and comment kugira ngo tuje turakomeza kugenda tuganira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, kandi nawe niba hari icyo wumvishe cyakwiyongeramo ahangaha, twandikire muri comment utubwire uti hakwiyongeramo iki, cyangwa se umugabo arasabwa gukora ibingibi. Tuzakurikizaho ibyo umugore nawe aba agomba kwitondera mu rugo kugira ngo rute kuba rwagira ikibazo cyo gusenyuka, cyangwa se rute kuba rwasenyuka. Ikiganiro nakagaruka rero, turi kumwe nubwo tumaze iminsi nta biganiro byinshi muri kubona, ariko ubu ngubu twahagaragaye, twabonetse, ndetse n'abana bagiye kuza muri vacances, tugiye gutangira gukora. Reka tubabwire ngo Merry Christmas cyangwa se Noheri nziza n'ubunane bwiza. Turacyakomeje ibiganiro nakagaruka. Ciao ciao.